Yesu nashimwe mwene data nshuti wowe ukurikira imbuga zacu. Ese waba wibuka kuburira umunyabyaha yuko natava mu nzira yiwe azarimbuka? Ese wibuka yuko nutamuburira nawe uzaba uri gushyira ubugingo bwawe mu kaga? Katurebe icyo ijambo ry'Imana ribivugaho. Ezekiyeli, igitabo cya Ezekiyeli igice cya 3 umurongo waho wa 18, reka turebe icyo havuga. Haravuga ngo, nimbwira umunyabyaha nti gupfa ko uzapfa, nawe ntumuburire cyangwa ngo uvugane n'umunyabyaha umwihanangirize kuva mu nzira ye mbi ngo ukize ubugingo bwe, uwo munyabyaha azapfira mu byaha bye, ariko ni wowe nzabaza amaraso ye. Ariko nuburira umunyabyaha ntave mu byaha bye cyangwa ngo mu nzira ye mbi, azapfira mu byaha bye, ariko woweho uzaba ukijije ubugingo bwawe. Kandi umukiranutsi nareka gukiranuka kwe agakora ibyo gukiranirwa, nzashyira igisitaza imbere ye, kandi azapfa kuko utamuburiye. Azapfira mu cyaha cye, kandi imirimo ye yo gukiranuka yakoze ntizibukwa ukundi, ariko ni wowe nzabaza amaraso ye. Amen. Mwene data nshuti muvandimwe, ni byiza yuko uburira umuntu kuva mu byaha bye. Ni ngombwa ko umuburira kuva mu nzira ye mbi. Natwe twari abanyabyaha, ariko Yesu yatugiriye ubuntu duhunga icyaha n'igisa nkacyo. Hashimwe izina rya Yesu, hashimwe umwami Yesu, hashimwe ingoma ye niyamamare. Wowe ukora iki iyo ubonye umuntu ari gukora ibyaha? Wowe ukora iki iyo uri kugendana n'abanyabyaha? Wowe wabigenje ute ubwo wari umaze kwakira umwami Yesu nk'umukiza w'ubugingo bwawe? Wakoze iki kugira ngo abo mwasangiye ibyaha nabo bahinduke? Ese wowe wasubiye inyuma, wabonye mwene so yarasubiye inyuma mu by'agakiza, mu byo kwizera, umufasha iki ko? Haleluya, haleluya. Umufasha iki ko uzabazwa ubugingo bwiwe ko yasubiye inyuma? Ntusubire kumuburira. Burira umunyabyaha kugira ngo urengere ubugingo bwawe n'ubwe, kuko nutamuburira uzabazwa